Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha abakunzi ba Kivu Network ndabaramukije kandi mbaye ikaze mu makuru ya mu gitondo, itariki eshanu z'ukwezi kwa kabiri, umwaka wa 2026. Turazindutse ngo tubagezeho byinshi bitandukanye bigenda n'ikigo cy'imirwano ku butaka bw'abaturanyi bwa Congo. Ni intambara n'ubundi zikomeje kujya mbere mu bice bitandukanye bigenzurwa n'inyeshyamba za AFC M23 bikomeje kugenda rero byibasirwa ku buryo budasanzwe, dore ko FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo barimo ingabo z'u Burundi bakomeje kwataka bidasanzwe iki gice cy'inyeshyamba z'abarwanyi ba AFC M23, nyuma y'uko rero bigaragaye ko iki gisirikare cya FARDC kirimo kirashaka n'ubundi ubugenzuzi bwose burebana n'ubundi n'imijyi ikomeye cyane irimo nk'umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Bakomeje rero kwataka bidasanzwe ndetse bareba ko bashobora kuba bakongera gufata n'ubundi ibice by'umujyi wa Bukavu kugira ngo barebe ko bakongera kuwugenzura ku kigero cy'100% kabisa, dore ko ibi byose ari byo bakomeje kugenda bakora muri rusange. Na none rero imirwano ikomeye cyane ikaba yongeye kuzindukira mu bice byo muri za Kavumu, tugiye kuba tugaruka tubabwira ko FARDC ikomeje kugenda iharasa ku buryo bukomeye cyane, ari nako ikomeza kuzana ibikoresho hano mu bice bya muri essence ndetse n'ibice bikikije Bukavu, muri ya bice byo muri za mu bice byo muri za Toyota kabisa, aho bamaze igihe bafashe cyangwa se barafashe. Rero bakomeje kwazana byinshi cyane ku buryo bukomeye cyane, bigaragaza ko iki gisirikare cya M23 gishobora kuza kuba kigiye kugorwa bikomeye cyane nk'uko amakuru ahaturuka akomeza kugenda abyemera. Urumva ko rero igisirikare cya M23 kigiye kuba cyahura n'uruva gusinya kabisa, rero bigaragaza ko ingabo za FARDC n'abarundi ndetse n'abatari nabo bakomeje kugenda biminjiramo agafu, kandi barimo baragenda bongera n'ibijyanye n'urugamba cyangwa se bongera n'abasirikare ku rugamba kugira ngo barebe ko bashobora kuba barwana. Ni nako rero bakomeje kugenda bongera intwaro kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigaragaza ko rero igisirikare cya Kongo gishobora kuza kuba kigiye guhindura isura kabisa, imirwano igiye kuba yaba mibi cyane kuri izi nyeshyamba za M23. Reka rero tureke gutinda cyangwa se tureke kwiza mu magambo, ubundi dukubite tubangura turebera hamwe uko binaramutse mu bice bitandukanye mu kibaya cya Rusizi rero mu gace k'ahangaha. Kugeza kano kanya rero mu gice cyo muri Sange, abarwanyi ba AFC M23 batatswe mu masaha ya saa 10 za mu gitondo. Hano n'ubu urugamba rukirimo rurumvikana muri kara gace ko muri Sange, bakabwira ko rero abatatse ari Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi bari kumwe na FARDC n'ubundi nk'ibisanzwe. Bikomeje kugorana cyane kabisa muri kara gace ka Sange, aho bakomeje kugenda bataka kugira ngo barebe ko bashobora kugira ubugenzuzi buri furu cyangwa se bufatika cyangwa se buhagije kuri kano gace k'ahangaha muri muri Sange, kubera ko kano gace bakagezemo ariko bakageramo igice gitoya. Bivuze ko rero kugira ngo bumve bari furu cyangwa se bagafashe neza bumve batekanye, ni uko bagomba kwirukana izi nyeshyamba za AFC M23 muri kiriya gice muri rusange. Urumva rero ko ibintu bitoroshye kabisa, urugamba rukomeje kuzamba ndetse intambara ikomeje kuba mbi cyane ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Gusa imibare rero kugeza aka kanya ntiratangazwa, mu mibare n'ubundi irimo iravugwa ntiratangazwa kabisa, bakubwira ko hari imibare n'ubundi itarajya hanze y'ababa baguye mu mirwano cyangwa se ababa bamaze kuyikurikiramo, dore ko n'ubundi urugamba aribwo rutangiye mu kanya gato kabisa mu masaha yo mu rukerera. Bakakubwira ko rero izi nyeshyamba za M23 icyo bashaka ari ukuzirukana muri kano gace ka Sange. Uko byagenda kose, uko byaba bimeze kose, bagomba kuba babikora muri rusange. Rero mu gace ka Kabunambo n'ubundi ku musozi witwa Kabunambo, naho n'ubundi urugamba rwongeye kuramukira muri kano gace ka Sange hano muri kino kibaya n'ubundi kabisa. Urugamba niho rurimo rurumvikana mu musozi witwa Kabunambo hariya muri za Sange, niho abasirikare benshi cyane barimo bararwanira. Bakubwira ko rero abatatse batari munsi y'abasirikare 20 nk'uko rero bivugwa n'abari kuri iki kibuga cy'imirwano muri kano gasozi ka Kabunambo. Urugamba rukaba rumeze nabi cyane nk'uko rero amakuru aturuka kuri bagenzi banjye nayo akomeza kugenda abyemeza muri rusange. Rero kugeza aka kanya FARDC irasabwa gushyiramo imbaraga cyane ku birindiro biri ku misozi yo hagati no gufunga inzira zose zituruka mu bice byo muri za Kageregere na za Mugaja na za Kirungu no ku muhanda nomero 5. Uyu muhanda rero bagiye kuba bawufunga nk'uko rero amakuru ahaturuka nayo akomeza kugenda abyemeza. Ikintu rero FARDC ishaka kuba yawufungira nuko n'ubundi rwakomeje kunyuramo ibikoresho by'inyeshyamba za M23 ku bwinshi cyane, kandi bigaragaza ko birimo birateza ikibazo gikomeye cyane
kuri kino kibuga cy'imirwano. Urumva rero urugamba rwo ntirworoshye, ibintu bikomeje gufata indi ntera, urugamba rwo rwamaze kuba ruhindura isura, no gukomeza nabyo kugenda tubikurikirana akantu ku kandi tukagenda tumenya uko ibintu bikomeze kugenda byifata, dore ko intambara yo iri buze kuba yaba mbi cyane cyangwa se iri buze kuba yakomera cyane nk'uko amakuru aturuka kuri ikigo cy'imirwano yo akomeza kugenda abyemeza cyangwa se akomeza kugenda bitangaza. Murumva ko rero izi nyeshyamba byo muri iyi minsi kabisa ibintu bikomeje kuzamba, dore ko n'ubundi n'ibigendanye n'umujyi wa Goma ndetse na za Bukavu nabyo bigaragara ko bigiye kuba byahindura isura cyangwa se bigiye gukomera cyane, nk'uko rero amakuru aturuka hirya no hino nayo akomeza kugenda abitangaza cyangwa se akomeza kugenda abyemeza. Biragaragara ko rero urugamba rugiye kuba rwakomera cyane nk'uko mugenda mubyumva cyangwa se nukomeza kugenda mubikurikira umunsi ku munsi, nukomeza rero natwe kugenda tuba updatinga tubahereza ibigendanye na updates ziri kuba zigezweho. Ubu rero gahunda ihari ni uko FARDC igomba gusubirana ibice byayo byose nk'uko rero yakomeje kugenda ibitangaza muri rusange. Reka rero dukubite tubangura twerekeze Bukavu, muri kano gace ko muri Kavumu. Kano gace kamaze iminsi kari kwibasirwa n'ibitero bifite imbaraga kabisa biri guturuka ku ruhande rw'ingabo za leta ya Congo, ndetse n'ubu ntibyahagaze cyangwa se ntibirahagarara, kubera ko n'ubundi uko byagenda kose barimo barashaka kuba basubirana ubugenzuzi bwuzuye, bwuzuye kabisa, kugira ngo barebe ko bakomeza kugira ijambo nabo rikomeye cyane, kandi barebe ko bashobora kuba bakomeje kwirukana izi nyeshyamba za AFC M23, dore ko badashaka gukomeza kuba ziri muri bino bice byangaha muri za Bukavu kabisa. Hano Kavumu rero mu nkengero zaho ibitero biracyakomeje cyane, dore ko bakomeje kubihagaba ku bwinshi. Noneho abagabye ibitero ni Abarundi ndetse n'Abacancuro, nibo bonyine bagabye ibi bitero kabisa muri kariya gace ko muri Kavumu mu nkengero zaho. Agana saa 11:03 gusa nibwo rero urwo rugamba rwabaye, cyangwa se amasasu yumvikanye muri kariya gace ko mu nkengero za Kavumu. Bikavuga ko rero abari batatse n'ubundi bari baturutse mu gace ka Essence kegereye Kavumu, kuko kano gace ka Essence ko bamaze kugafata kabarizwa hano muri Bukavu. Bigaragaza ko rero barimo baragenda banahataransporta, banahanyuza ibikoresho kabisa bya gisirikare, kugira ngo barebe ko bakomeza no kwadivansinga berekeza ku kigo cy'indege cya Kavumu, ndetse banafata n'ibindi bice bitandukanye hano muri za Bukavu, kugira ngo bakomeze kugenda bagira ubugenzuzi. Abandi bakaba bakomeje gukaza imirwano mu mashyamba y'anga za Bukavu. Bigaragara ko rero ibintu bitari buze kuba byakoroha kuri izi nyeshyamba z'abarwanyi ba M23 muri rusange, no gukomeza nabyo kugera tubikurikirana gatanu ku kandi, tukagenda tuba updatinga ku bijyanye n'ubundi n'imirwano ikomeje kugenda igaragara cyangwa se ikomeje kugenda yumvikana hano kuri ubutaka bwa Congo. naho ubundi byo birakaze cyane ku mutwe w'inyeshyamba za AFC M23. Murabizi neza ko Tshisekedi nabo bakiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari hariya i Kinshasa, rero biteganyijwe ko ashobora kuza kuba yagira ibyinshi agarukaho na mugenzi we Trump n'ubundi ku bigendanye n'ikibuga cy'indege cya Goma, kandi barimo bashaka kuba batanga itegeko rituma izi nyeshyamba za M23 zifungura ikibuga cy'indege, kandi zigifunguye n'ubundi byaba bizirangiranye. Nakomeje kugenda mbibabwira, ubwo mwahita mubona ibyakurikira kabisa, ari uko FARDC yahita igarukamo ku ngufu, kandi ujya iwabo ntakumirwa. Ibyo ni ibintu usanga muzi, n'ubundi ntawabakumira kandi nta n'uwabafatira ibyemezo cyangwa se ibihano, bitewe n'uko n'ubundi baba basubiranye ibice byabo cyangwa se ibyabo. Urumva rero nta kibazo cyaba kirimo. Bigaragaza ko rero M23 ishobora kuza kuba iri buze guhura n'uruva gusenya, mu gihe ibintu byose bikomeje kugenda bigaragara gutya cyangwa se bikomeje kugenda bigenda gutya. Urumva ibintu ntabwo biri buze kuba byakoroha habe na gato, nk'uko rero amakuru ahaturuka nayo akomeza kugenda abyemeza. Turakomeza gukurikirana akantu ku kandi, tugende tuba updatinga tubahereza uko ibintu bikomeje kugenda byifata. Ubwo mu yandi masaha turaza kubagezaho n'andi makuru yuzuye mu bigendanye n'iyi mirwano ikomeje kugenda yumvikana mu bice bitandukanye. Ariko icyo mwamenya ni uko inkuru ku mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu bitari buze kuba nziza cyane, mu gihe n'ubundi ibiganiro bya Tshisekedi ndetse na Trump bishobora kuza kuba bimaze kuba byagera ku musozo. Ubwo rero turaza kubikurikirana ku buryo mu yandi masaha turize kuba twabagezaho mu buryo burambuye. Reka amashimwe cyane, Imana ikomeze kubana namwe. Hasta la vista.